wishyizemo aya mabyi witeretsemo ntago uraza kuyavamo. Iki gicucu cyaragushutse kiragushuka kirakwahagize ugira ngo akadakara byimba ugira ngo ruwadanje none Kigali ngo universe wabuze uyigurisha yaraguhombeye irimo iragushyira mu gihombo wabuze uyigurisha kuko abantu barabizi nta nubwo ari yawe wagushuyemo amafaranga nawe yaravuze ati Karomba no utanyishyura ibi bintu sinzi ukuntu bizagenda wabuze ahantu uyigurisha Kigali universe yaraguhombeye none utangiye gukanga abanyarwanda. Umunyarwanda ni ikintu gikomeye papa nako ntago uri papa wa mutinganywe. So twakomeje so ukuntu ibintu bimeze abanyarwandakazi abanyarwandakazi ejo bundi murabyibuka hagiye hanze afish amakuru mwaze bamwe muyumva iminsi itandukanye ivuga ati uwo bita The Ben uwo bita Element no bita Kevin Kade bagiye kugira gute bagiye gushyira indirimbo hanze bita ngo iki mwandike muri comment izina ryayo muri turaza gufashanya iyo ndirimbo niba muyibuka turafashanya bayita ngo iki iyo ndirimbo mwandike waba we Karomba wishyize mu mwanda utazivanamo inzego zibishinzwe twamaze bro yewe waba we gukanga umunyarwanda ukamubwira ngo uzamugira gute nta soni uri slave ouna mu gihugu cy'u Rwanda wowe uninze slave ufite umucakara ukoresha ibyo ushaka byose. Karomba wishyize mu mabyi utazivanamo. Karomba twaramubwiye yanga kumva Karomba ntiyumva Karomba wagiye mu bupasiteri burakunanira uteka imitwe mu buhinde birakunanira usigaye utera abakobwa mada ayo makuru tuyafite nubwo tutayemeje na kwijana ubwo ibyo ngibyo uzabyisobanura babivuze barabizi. Karomba birakunanira ugenda uteka imitwe aho waje kugera muri Amerika ibyahabere birabizi amakuru mufitanye yose turayafite byose wa mugani ntuza ni Leya by Leya nushaka kuri no sama rwose Leya twagenda tuyihanagura gake amakuru arahari. Ariko ibyo byose barabiretse barakwihorera Karomba umudigiro urawuredura iromba uratumbagiza urangiza utangagira kumva kuri umuntu wa danje. Karomba ko nta muntu utakuzi uri mu biki barakubwiye ngo urinjiji wanga kumva kuri injiji ariko ubujiji bwawe buragaragaye kuko ibigiye kukubaho ntago urabibona twagiye. So iyo ndirimbo ngo yita ngo iki ko mutambwira izina ryayo niba muyibuka yagiye mu bupasiteri mu buhinde umuntu avuga ngo mu bupasiteri yagiye mu bupasiteri niho havuye ijambo ngo shondoroketa havuye ijambo bita ngo shondoroketa niho byahereye rwose umusore abyishoramo biramunanira ibintu by'ubupasiteri bimunaniye ahitamo guteka imitwe yirwa ngo no mu VIP ngo yirwa gira gute n'ibiki byose byaramuyobeye ni igicucu kiri aho ngaho. So ukuntu ibintu bihagaze rero reka mbibasubiremo 5 kuri 5 ukuntu ibintu bihagaze. So iyo ndirimbo rero yagiye hanze ejo bundi iyo ndirimbo ntago afish imaze kujya hanze nkuko mubezi twabivuzeho zanjiji ziravuga ati se ibi bintu bishoboka gute ko Element ngo umusore twagize nk'umucakara muri 1:55 AM umusore batajya bishyura n'amafaranga n'igiceri cya 5 ku kwezi umusore batwaye bakagira nk'ari ikigo gikira aho ngaho cicaye hariya bakamushyira muri studio bakamwicaza nta mushahara agira nta kintu kimwe agira barangije bayirwa bazenguruka hirya babihereza bya biririmbo bya fake ngo nabashagi bazenguruka hirya yose biririmbo bidakunzwe barasunika biranga bageza aho basanga umwana bita Element uko musiga muri studio asigarimo yikorera umuziki asigari kumwe n'abahanzi bakamusiga bagiye ngo muri za Amerika ngo hirya no hino barimo basunika ibiririmbo bidafashije muri za Nigeria ngo ukora izo bita ngo za nimba ngo Seburikoko nimba ari Soweto sinzi amazina bazise. Umwana bita Element muri studio arimo arakora indirimbo ari kumwe n'abahanzi ari kumwe n'abakade ari kumwe n'abandi ari kumwe bashafi bo muri Amerika akora amahiti akora zabana akora ziraza zitwika zirusha amahiti ibizo za Soweto bagiye nimba ari Soweto nimba ari za kizose zaze bakoranye bashaga ntarwo niba amazina nta n'umuntu ukibuka izina
basanga batakaje amafaranga atagira ingano ngo ubwo bashakaga ngo bajye international, ariko basanga nta bwenge n'injiji baravomera mu kiva, batazi kugomba kubanza ugafata game yacu, wamara kuyifata ukagenda gake gake, bashaka gusimbuka ngo bipase muremure bagende ku yindi level batari bafite kubera ubujiji bakabazi ngo nibashora ngo amafaranga ngo ubwo biratuma bibajyana ngo ku yindi level, ariko ubujiji twari babwiye ibi byose twagiye tubivuga kuva kera kugera uyu munsi. So Element uko akorera abahanzi nawe akikorera agakora indirimbo ze. Element muri kwa kwikorera kwe atangira kujya ashyira indirimbo hanze muri studio 155 AM. Element atangira kujya akubita umuziki uryoshye kurusha Gitemo Jisho wa undi Gikweto. Gikweto nkuko mumuzi niwe munyayishyari wa mbere muri game nyarwanda, twabivuze kuva kera. Kireke injiji itabisobanukiwe niwe yajya hanika bihakana. Gikweto abonye yuko bita Element atangiye gutwika, kandi Element afitanye isano n'abandi bahanzi batandukanye hirya na game, kuko bari bazi ko bamuzanye bamuguze ari umucakara muri 155 yuko ari bo bazajya bamukoresha, nta wundi muntu nomwe agomba gukorera 155 AM gusa. Ariko kuko batamwishyuraga uriya musore agomba kuba hati, yagombaga gukorana n'abandi bahanzi batandukanye. Muri abo bahanzi rero yakoranaga nabo atangira gukorana n'abana bita ba Kevin Kade, abana bita batandukanye bafite amazina akomeye, abakora amahita ateye ubwoba, ariho yakoze zira ndirimbo za Pyramide za indirimbo yakoze murazizi. Kevin Kade muri uyu mwaka 24 murabizi niwe numwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda. Ibyo tubirukange vuba vuba. Kevin Kade arongera aravuga ati ko wankoreye neza wagaruka muri game, nako wagaruka kuza kukureba ukankora none indirimbo bita Sikosa. Indirimbo Sikosa yari indirimbo yakozwe na Element, yarayikoze kera. Iyo ndirimbo yarayikoranye n'umuntu bita Bruce Melody. Bruce Melody barayikoranye iyo ndirimbo, barayitangiye nibo bayitangiranye ashyiramo ibintu by'ibishinwa. Ubwo abahanzi bari kuri no live barabizi ibyo bishinwa yashyizemo, ariko kwa kwiyemera kumva yuko ngo arimo rirukankanga arashaka gufata isa atarafata n'urugo rwe kuko narwo rwaramunaniye, yumva yuko iyo ndirimbo nta kintu ivuze. Za ndirimbo nyinshi abahanzi barakoze bakazireka bakazisiga bari coding, abahanzi bajya muri studio barabizi. Uwita Kadaraza avuga ati ngiye ko nshaka indirimbo ko gukora n'ibiki byose wankubise indi hit. Umwana bita Element aramubwira ati ariko hano mfite indirimbo, ni indirimbo natangiye n'ubundi nta nyira yifite, ariko uyu mutipe yashyizemo ibintu by'ibishinwa reka nyikwihera uyiririmbire. Umwana bita Element ayikubito bita Kade. Kade aragenda aririmba aratekereza aravuga ati se ni gute ino ndirimbo nayikora nkanjye kuko nshaka hit none hirenze iyo nakoze ubushize. Wahamagara umwe mu bastari ba mbere dufite mu gihugu number 1 muri game nkuko tubizi, tuhamagara The Ben. Aravuga ati The Ben yankorera umuti kuko The Ben ntagaherutse gukora collabo. The Ben dukoranye byatwika, abakoranye The Ben hamagara The Ben amubwira ngo ati The Ben ushaka kuza tugakorana. The Ben amubwira ati sasa rero abo batipura bazi sinshaka kubiyenzaho, sinshaka kugira iti nge na abanyarwanda biberetse, ndavuga ati ndi umunyamahoro, sinshaka kubiyenzaho batipe, sinshaka kubyinjira muri iki byose, sinzi ukuntu bimeze. Urumva nta nubwo hana hagera niwe 155 mbese nahagera kuko abatipe urabazi nyine ni ibigoryi n'ibiki bagira ugambo rwinshi. Ubwo nubwo umwana bita Kadara amubwira ati ariko twakora abaza Element amubwira ati se ko The Ben yavuze ati yabyemera ariko ntiyagira 155 tubigenze gute. Element aravuga ati nta kibazo ngewe ngi kuko abatipe se ko batanyitayeho nanjye nikorera ibyanjye nibampemba nimba nibere 155 ndimo nimenyere ibyanjye. Aramubwira ati sasa rero nta kibazo no se birashoboka ko wajya za kudukorera ndirimbo outside the studio ukayikora ariko outside the studio. Aravuga ati nta kibazo. Element aragenda ajya kuhakora indirimbo aragenda ariko ayo makuru murayazi twayabahaye. So muri kwa gukora indirimbo rero Kade yaje urumva Element yaje kumva ukuntu indirimbo igenda neza nk'umu producer n'icyo byose. Aravuga ati ariko muri chorus dushobora kubigenza gutyo. Aravuga ati muri chorus uwabariririmbiramo tubikagenda birangira bemeje yuko uwo bita Element agomba kujya mu agomba kujya mu ndirimbo. Element aririmba. Impamvu yaririmbye yakoze n'ibyo byose, Element ni umuhanzi. Element akakanya arusha hit Bruce Melody. Siko bimeze. Ndagira ngo hagira umuntu bihakana ko Element atarusha hit Bruce Melody mu Rwanda. Akakanya umuntu bihakana ninde ko Element atarusha Bruce Melody right now hit. Ubihakana ninde naza muri kiganza.
nobody, nta numwe. Element aravuga ati nubundi ngiye contract dufite no gukorana nabo nkabakorera imiziki yabo, ariko nkanjye nk'umuhanzi mfite uburenganzira bwo gukorana n'undi muhanzi, birumvikana n'undi muhanzi wari wese hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nanjye ndi umuhanzi ubwanjye. Element aririmba mu ndirimbo, amaze kuririmba mu ndirimbo baravuga ati Element kurimbye mu ndirimbo nisohoka abatipe none twazayishutingera he ko baramutse ubwo bya zanjiji ziri he ziririmba zirukanka hirya zataye umutwe ngo zimo za promoting ibiririmbo byibi cupuri byananiranye. Urabizi murabize babasunikiye bakabibasunikira bakabibatamika ku ngufu bakabitamika ku ngufu ngo mu bikunda, ariko byaranze baheruka hit muri pandemic. Ayo makuru yo turafite twese. So birakomeza rero, baravuga ati ndirimbo se twashutingira tujya kwishutinga, hari umuntu muri kayitse runaka atavuga ati mbonye kanaka naka bari kumwe, amakuru katabatanga. Niyo mpamvu bagiye muri Tanzania, bajya muri Tanzania zirangije zitarabimenya. Bageze muri Tanzania indirimbo barayifata barirangiza amashusho bakora bagiye kumenya iyo nkuru bwa mbere ari Harmonize ubihamagariye. Injiji bazamagaye ziravuga ati zirumirwa zirasara. Ati Element n'ibiki dukoreye, Element n'ibiki dukoreye. Element atashya ageze 155 baramubwira ati Element ntago bishoboka n'ibiki wabadukoreye. Ati wewe so reka nkubwire rero, byarakomeje behind the scene, kuko bavuye ejo mu ntangiro mu mpera z'ukwezi kwa hagati mu kwezi kwa karindwi nibwo bavuye Tanzania gufata amashusho, byose byarangiye, indirimbo iri tayari, amashusho asigaranye n'abaproducer bayikoze, cyangwa se abaproducer video director nabo muri Tanzania, kuko batashaka kari umuntu wo mu Rwanda umenya umupanga. Bageze mu Rwanda muri byamaze kumenyekana, kuko umusenzi Rudomoro wo bita Harmonize yamaze gucuruza urugambo. Mvuga ngo Rudomoro ni wateje ibibazo turimo akakanya. Rudomoro niwe nyiri urugambo. Ibyo reka tubireke, kuko ikiduhagarije gituje uyu munsi kirababaje mu kabyaramo, utagenda utacyumvisha. Karomba barakubwiye ngakumva. So tukomeza. Bagarutse mu Rwanda, abatipe barasakuza baca hirya barabade dukora kino ndirimbo. Ejo muri none abatipe bashyize flyer Irano za post hanze bimaze gusakuza n'ibiki byose, baravuga ati turapfuye turarangiye, Element naducika turatuwange 155 yararangira bisenyutse. Ati rembe no naririmba no muri ndirimbo birangiye, ubusa abanyarwanda twababwira ngo iki koko ko turi abantu ba fake, twababwira ngo iki. Niko bahisemo kugira gute kuvuga ati Element tugomba kumubwira ibishoboka byose, tukamukanga bishoboka byose ntazarimbe muri ndirimbo. Umunsi w'ejo ni mugoroba twihuse bamuhamagaye bita ngo Kigali University, so called Kigali University. Bya bintu tutaramenya neza icyo bisobanuye, bya bintu byahombye byamaze guhomba. Anyway, Kigali University ni igihombo, yamaze guhomba. Urumva ni business, ni ikibazo cy'ubujiji. Bishoye mu bintu badashoboye. Yari concept nziza, ariko nyine kuyimanaginga byarabananiye. Urumva iyo uri ikigoryi Karomba baramubwiye ngakumva sponsor wamushyizemo amafaranga, ibyo byo wenda n'indi topic y'undi munsi reka tubyorera. Ramambwa Kigali University niho basigaye bategera abantu, bagwamagara ngo Kigali University ngo muri Kigali University ni naho bafatiye bita Shadia, inkuru ya Shadi Boy azabyivugira, kuko nawe hari ibintu azavuga mu minsi iri imbere ibyabere Kigali University. Element ageze Kigali University ahasanga ngo bita Karomba, ahasanga cya gicucu giti mu jisho rukweto, ahasanga wo bita ngo nimba ari ngo Mike igitipe gifite amaso ameze nk'ay'imitubu. Urumva gifite akaguru iki gitipe noneho bose baragisuzuguraga ngo sinzi ngo ibintu gikora ngahari, akaba abagishinzwe bwamaze kubimenya, kuko amakuru twamaze kuyamenya twomba kuyabageza abashinzwe bamaze kuyabona, ubwo araza kuderinga nawe. Nuko nguko noneho ngo basanga nundi ngo bita ngo nimba ari Kenini binini bari Kenini bakena akora ibiki byose, nimba ari umutinganya Gayeri, nimba batingana, nimba bagira gute ntago turabimenya. So nuko nguko rero ngo Element ageze bita bamucakira ngo bam, ngo Element ngo ntasoni ufite ngo ugiye gusenya 155. Karomba none ngo yarabaye nk'ubururu mu maso. Karomba kuko arabizi ko ibintu byose byamaze guhomba, ibyo ba VIP byarahombye, ibintu byose byarahombye. Yarasigaye ku gikabyo cya 155 AM. None ntago yarazi ko abana ngo barimo kwisenya bahereye mu mizi. Ahitavuga ati Element ngurandangije koko ngo ntasoni, ugiye kundangiza, ugiye gukorana ngo n'umwanzi wanjye wa mbere ngo bita The Ben, ugiye gukorana The Ben ngo ntasoni,
ngo ntabwo bishaka gukunda. Element aravuga ati none se ikibazo kiri nyine urabona ngo Element ngo listen to us. Bose bitamuteranira ngo naramukungukoranye ngo n'indirimbo na Ben ngo nukuri kwimana ngo ibintu tuzagukorera ngo bizaba bikubye kangahe ngo ibintu twakoreye ngo wari wese muri no game. Element agira ubwo uriya musore se Disa uretse kugira ubwo ikindi yakora n'iki muri ako kanya ngo yanga ibi bintu no ngo bari bamubwiye ngo tuzajya ngo ngo bari bazanye ngo n'aba fake lawyers ngo bafite ngo abatipe ba fake lawyers ijoro ryahise ngo bafite abatipe ba fake lawyers bagaze nkariya ngo reba ngo n'umuraya wacu ngo n'umunyamategeko ngo uraramuka ngo ukoranye ng'indirimbo na Ben ngo karakubaho papa ko twese turi abanyarwanda tuza amategeko y'u Rwanda. Nihe tegeko hari mu mategeko y'u Rwanda rivuga ko umuhanzi atemera gukorana n'undi muhanzi? Nihe tegeko mu mategeko y'u Rwanda abanyarwanda tugenda rivuga yuko umuhanzi atemera gukorana n'undi muhanzi indirimbo? Bikibazo bafite bagendera kuri za beef ngo bafitanye na Ben kuva Tanzania mu gihe cya Diamond Platnumz bakavuga ngo nukorana na Element ngo Element nukorana na Ben ngo turangiye ngo mu maso y'abanyarwanda biragaragara ko dutsinzwe ngo biragaragara ko turinjije koko abanyarwanda ngo abantu batwisinjiji ngo nimukorana koko ng'indirimbo igasohoka muri kumwe ngo ture twinjije ngo kugira ngo ibyo bintu bibeho ngo turemere dupfire kuri uyu musozi bita Kigali Universe ngo ariko ino ndirimbo nizajye hanze. Yes we ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Abatipe nabwe ngo ni ibigoryi none ngo bakoranye ngo na Shaggy niwe muhanzi wa mbere uri washed up. Shaggy niwe muhanzi wa mbere ucitse amazi muri no si indirimbo aheruka hit mu 2003 imyaka 21 ishize ngo bangu ni Shaggy man abatise man mufite ubwenge cyangwa nta bwenge mufite cyangwa babakinze amarido mu maso bakabakanga. Reba cya kiwani ngo bita ngo Soweto batanzaho miliyoni zitabarika si cyapfuye amazi cyacitse amazi ntawe ukicyumva baragisunika biranga ngo ntago mvuze ibyo baraye bavuze ngo urabona ngo twe twasohoye Soweto ngo urabona ngo noneho ngo ngino ndirimbo ngo ngiramutse sohotse noneho ngo nuvuga ngo nta muntu wazanye kuvuga Soweto se nta muntu kwivuga cya kiwani ni rukivuga uyu munsi nta muntu ukikivuga cya kiri kiwani. Reka tugaruke rero kuri ingingo nyamukuru. Ubwo bamubwiye ngo nubikora ngo tuzakumenasa ngo tugere no muri famiye yawe niko babwiye Element by the way amaze igihe kinini ashaka kuvuga muri 155 AM ashaka kwigendera byose turabishyira hanze kubera ko bari abasore cyangwa oh my god mbese abasore biri abigoryi yamaze kubona kari ibicucu yamaze kubona ko anabarusha hit. Element akakanya barusha hit nababwiye mugira ngo nimo ndakina nababwiye ati right now hari umuti cyangwa se umwuka mubi hagati ya Bruce Melody no bita Element mugira ngo nimo ndakina nibigaragaye ngo nusohorana indirimbo na The Ben ako se we uru rwango rwaje mu Banyarwanda gute? Bana batipe si bavuze ngo baje kuzamura umuziki nibavuze ngo baje kuzamura umuziki ababashyigikiraga mwese nibari bavuze ko baje kuzamura umuziki kuki batangiye kubwira Element ngo tuzagukora ibiki muri mu gihugu cyitwa Rwanda man? U Rwanda ntago ari North Korea, u Rwanda ntago ari igihugu kitagendera ku mategeko. Reka mabwire ukuntu bimeze ibyo bintu muri kuvuga ngo by'amafaranga ibihumbi ngo 20 ngo 25 ngahe. Reka nkubwire ikibazo ahantu kiri. Indirimbo ni ya Kade. Amasezerano ele afitanye na 155 na amasezerano y'ubu producer sibyo nagara amasezerano y'umuhanzi urakoze sibyo naga amasezerano ahari ni umuproducer yagiye muri 155 ko ari umuproducer bamurokirise nk'umuproducer ntago bamurokirise nk'umuhanzi amasezerano rero y'umuproducer rero Kade yasabye ele yuko yamuzira mu ndirimbo nani igiceri kijana amwatsi aramubwira ati do ndirimbo ngiyi ni ngewe nawe na Ben arabyemera sibyo nta kiguzi na kimwe kirimo kwera ko ni umuhanzi afite uburenganzira bwo kujya gukorera hanze afite uburenganzira bwo kujya gukorana indirimbo n'umuntu ashaka afite uburenganzira bwo kuririmba arashaka kubera yuko amasezerano ya 155 na ya producer ntagara y'umu artist indirimbo
rero indirimbo rero irakorwa kubera yuko nta hantu ayo mategeko ntago bimugonga ntago nibyo bimugonga naherekanye mvuga yego ntabwo ibyo bimugonga kubera yuko yagiye gukora nyine indirimbo tu ibyo afite uburenganzira nuko ni umuhanzi ku giti cye noneho nta nubwo bayikoreye muri 155 ikibazo rero ntago ari indirimbo ikibazo ahubwo ni ukumva yuko ere kuba ari muri 155 noneho bakabona aririmbanye na The Ben wenda bafitanye nk'ibibazo twagiye twumva nyine ubwo turi kugenda nkubwire ukuntu ibintu bimeze byabo bavuze ati ni gute ngo bamwibwire ngo enemy wacu wa mbere bita The Ben mugakorana mani mvuga ngo nta kintu twadusigaranye twaturangiye naho ngaho ikibazo kiri it's not about money it's not about anything ni ikibazo cya kumva ngo n'ikindi kibazo mani urabona nk'ubu ntago uko njyewe mbyumva nuko nabibonye sowe ntago yigeze ifata sibyo uretse gato ni ikiwani kiri hari ko mwavuze ncecetse umunsi wa ijambo rikagateka afite navuge nanjye mwinjiriza cyangwa nanjye mfatira ijambo ryanjye nivugire uri kumva mani ntabwo ikibazo nuko nyine ukuntu byagenze abantu bivuze nimugoroba bavuze ati ngo icyo dushaka no kudireyinga ino ndirimbo ntirisi igihe tutazi cyane ntabwo sowe yigeze ifata mani ino ndirimbo niba mwarayumvishe si ikosa ni nziza ku buryo ndakubwiza ukuri ino ndirimbo nta nubwo yari kumara n'iminsi 3 nayo ni myinshi itaruzuza 1M n'iminsi 2 nabyo birashaka ko ino ndirimbo ni nziza pe sibyo kandi urumva ko indirimbo yabaciye mu matwi barayumvishije barayumvishije ahubwo barahateka kankubaze gateka kankubaze niba mushaka guca amatiku n'urwango ni mu bivuge kubivuga kankubaze uretse bya contract tuvuyemo nta contract iri hano n'urwango oya uretse gato hano batubwiye uretse gato hari umuntu umbwiye hari uvuga izina rye arambye ati Godfather ntabwo mu masezerano element afitanye na 155 harimo ayi ubuhanzi bwe na producer gusa uretse gato ubu none utangiye kubyumva waguhaye message nagiye ayimpaye uretse gato ntabwo uza kungura ngaho yivuge neza sheri wanjye uza kungura kanyisome aranditse ngo urukumva hari ahantu biraza kugira tuyoberwe niba hari n'umuntu utanze amakuru batubeshye uretse gato oya ambwiye ko uretse gato umuntu ambwiye ko uretse gato uyu muntu ambwiye ko uwo muntu ninde oya uvuga ntari ntabwo njye mvuga source y'amakuru umuntu ambwiye Shondoroketa kubwiye ngo iki ndava kuri live yanjye ndumusa ntabwo njye mvugana na Shondoroketa kandi urabizi ko ntajya mbikora deka turabizi ntabwo ibyo bintu bombo platina umuntu usagubwiye amakuru yiwe nuvuga ko navuga na Shondoroketa ahanga uri kunje ntabwo bikunda gahunda iteye irya nituza kuvuga hano ngiye mpamvu nafashe umwanya genda rebe tweet nakoze ejo bundi naribajije kubera iki mugende muri tweet nakoze neza uretse gato uyu muntu aravuze ngo message urayifite reka nabibonye ko hano ni ukuvuga ngo we baravuga ko ahangaha tugiye kugira ngo duce amazimwe ibintu ntibize kuba amatiku bize kurangira gutya ari mpamvu nabwiye ko umuntu uri buze kugira urufunguzo rw'ibi bintu siko bimeze Kade agomba gukora statement kuko biravuga ko Kade yamaze kwishyura element amafaranga yose nta mafaranga mufitiye ya collab kuko avuga ko yamwishyuye ku ruhande rwa element mugerageze mu byumve ntabwo nshaka ibintu bize kuba amatiku ku ruhande rwa element we element agomba gufungura akanwa kavuga ibyo avuga ati nyitangazamakuru ati nyizamakuru n'umutinganye n'umugore kuriza ashobora kuvuga so ibintu ninde surusha abatinganye kuvuga Eric Sempungu yabaye abirimo ngako kwereka uretse gato Nanis de Kati niba Kade avuga ko yishyuye element amafaranga nta dena mufitiye ariko 155 ikaba iri kumunaniza gusohora indirimbo bitewe n'amasezerano bifitanye element naze ace ibi bintu bitarazana umwuka mubi element azavuga ati narishyuwe nta kibazo mfitanye n'aba bantu nakubwiye ngo iki uretse gato message ndayiguha umuntu arambwiye ngo reka nyisome arambwiye you need to say this ere kwa seconde uretse gato ere kubijyanye n'ubuhanzi yabyanditse nabi wihanga niba biri kuncanga kubijyanye n'ubuhanzi bwe reka ndabizi ko yifite kubijyanye n'ubuhanzi bwe nta contract afitanye na 155 AM y'ubuhanzi bamufite mu biganza nka producer not nk'umuhanzi yaramwishyuye nta mafaranga bamugomba baramwishyuye nta mafaranga bamugomba
bantu ahubwo bo bababajwe nuko Beni abatsinze akaba akoranye na producer wabo baramukanze uretse gato baramukanze kugira kugira ayivemo ngo badaseba tugende gato yanga tugende gatoya sibyo elementi ni elementi ni rugabagara ni ikigoryi ki ku buryo abantu bashobora kumukanga mu bintu bitari mu masezerano tugende gake nsomye iyi message uretse gato turi muri Kongo bandi turi Burundi tubafite documentation nsomye ubutumwa uretse gato tugende gake ariyo mpamvu dushaka kugira uzamubabaza ngo uzamumenasa reka duhumurize element uri kumva twumvikane rero element uretse gato element ahubwo nabyitwarama nabi element araza gucika amazi element naso ngiye kuvugana iki ngiyi my point ni ngiyi ofete tunasoza urumva element nuramuka wemeye yuko uva muri no ndirimbo ngo kuko ibintu barimo kugukangisha n'ibiki byose bazakora mu gihugu kigendera ku mategeko nk'u Rwanda uzi kuri mukuri ukava muri no ndirimbo uracika amazi forever kakumbwira ikintu kimwe Dekati element simuzi biraho ndakubwiza ukuri ko ibingibi element ari kwiririsha element aravuga ati ni mu mufungo mwanyemereye indirimbo isohoke nyirimo udusomeye amakuru y'umuntu akwihereye none utongiye gusura ibingibi element ikintu ashaka kumva nawe Brian uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cy'uyu munsi urashingira kwito ubwira ngo umugabo nka element ufite ubwanwa urongora umukobwa je karongora undi ko bamuteye ubwoba ariko umva ngo byumvikana ijambo ni ijambo reka nkubwire twe hano umva nkubwire wivuga ngo umuntu nagashobora kugutegeka mani sibyo ibyo bintu ibintu uri kugira ngo ni ibintu byoroshye kandi ni ibintu biremereye byatari era niba ari muri 155 wenda uyu munsi tukaba twaragiye twumva ngo hari amabifu ngo ari hagati ya Debeni ngo na coach wenda ejo twumva ngo ele ngo na Brice urumva nako ngo Debeni na Brice urumva ko ibyo bintu by'amabifu n'ubundi ubwo bihoraho nyine bihoraho ibintu byabaye ikindi element hari n'umusore bita King Pazo baramubwiye ngo we nitugufata ngo tuzagukubita reka nyamara rero uravuze ko tugiye gusoza reka nze nkubwira ikintu kimwe sibyo niba turanga mu by'ukuri dushaka kugira ngo uyu muziki n'aya makimbirane ntagaruke uyu muziki tuwubungabunge nkuko mumaze igihe mubikora kubungabunga umuziki ikintu kigiye iyi ndirimbo muvuze ko twese twabisha indirimbo sibyo element uri live ubyumve cyangwa se mubimwohereze ubutumwa mu bufate ntagire umuntu n'umwe ugukanga as long as uzi kuri mukuri indirimbo ugomba kuyirinda kandi noneho na Kade nawe Kade ino ndirimbo niba bashaka kuyikuramo element ngo ayivemo nukuri nuyisohore nawe nusohore iyo ndirimbo nusohore iyo ndirimbo element atarimo kanze nkubwire rero ubutumwa ikosa rya mbere bukoze uraba ugambanira bagenzi bawe icya mbere ntabwo muri kabiri uraba ubaye complicity y'ikintu cyitwa mafia style muri no game n'inganzwa byose inganzwa mu buganzwa kanze niherekade ubutumwa reka niherekade ubutumwa element agomba kujya muri no ndirimbo element ntibamukange ino ndirimbo yarishyuwe indirimbo warayishyuye byararangiye nimba mu mategeko bidahari n'ibiki byose byo gwamangana umuntu saa 9 z'ijoro mukamumenasa mukamuga ati tuzakubabaza antiri ngo wicujije ibyo ntabwo bishoboka man ibyo ngibyo n'amategeko agomba kubihana man ubwo n'ugukanga umwene gihugu uretse gato element aracyari umukozi wa 155 dufite niwe muhanzi dufite kandi indirimbo yanyu ni nziza wemeye kuyipostinga man ejo bundi mwese mwarapostinze man flyer nziza uri gukoresha muri bari amaranga mutima Brian urimo gukoresha amaranga mutima oya ngewe Kade nanjye ndabimubwiye ira ndirimbo nidasohoka harimo batatu bazayireke ntizigere nibishyure indirimbo isohoke c'est tout umaze gusomera ubutumwa ariko byose aha ngaha ntago muza gufata abantu muri gufata Rwanda mukarugira Burundi cyangwa n'ikindi gihugu nta biterabwo baryemewe nta byitera urakoze cyane bibwire bari bahama okay element bampamagisha saa 9 z'ijoro yes or not mu butumwa nsomye bakoze inama ari kumanywa mu butumwa nsomye bivuzwe ko bakoze inama nk'umukozi wabo kandi n'umukozi wabo bagomba gukora inama si umukozi wabo se gukora inama ntago ari gukanga mukanga ari kujya kubarega ntabwo ntabwo ari umwana ibintu byose biba ku bajene bani Kigali ugira ngo bose barega ariko umutipe ari mu kimana ahubwo yibagiza ukamugira nk'uruhinja rutazi kugenda
ariko reka nkubwire Godfa sinzi ikibazo sinzi ukuntu byagenze ntabwo ndabizi ngendera neza mu yuko utagira kigare ruswa ndabizi neza yuko ushaka yuko umuziki nyarwanda utera imbere nta makimbirane arimo uyu munota nanjye reka nkubaze ejo mu gitondo indirimbo nisohoka buretse ejo mu gitondo indirimbo nisohoka irimo Kade na Debeni wenyine biragenda gutya ukibagiza iyi ndirimbo nisohoka ejo indirimbo nisohoka irimo Kade na Debeni wenyine ere yavuyemo mbwira comment yawe ya mbere uburetse gato ntabwo iyo ndirimbo nakwemera kwisohoka twarwanya ntisohoke umva nkubwire byaba bibabaje uretse gato Kade Kade biravugwa ko ntabwo hari umuntu unyoreje message ntabwo rivugwa ari we ambwiye ko Kade yishyuye Element amafaranga yose ya Collabo yaramwishyuye ariko andi makuru mfite bivugwa ko amafaranga yishyuwe ari miliyoni 2 zo gukora audio ari zo gukora indirimbo nk'umuproducer amafaranga ya Collabo ahanga biraza kwitwa ibihuha kugira ngo Kade ubwo bivugwa ko hari umuntu mpaye message kandi ziko ari umuntu wa hafi wa Kade avuze ko yishyuye Element amafaranga yose ibintu ni bibiri rero niba yarishyuye amafaranga yose Element indirimbo igomba gusohoka niba ihari video irahari ariko amakuru mfite nuko video abo basore batayifite video ifitwe na 155 twumvikana niba bayifite uretse gato kaduca impaka Kade iyi nkuru ivuye ku muntu w'inshuti wa hafi wa Kade umva nkubwire rero kandangize kuri aka kantu kugira ngo nanasezere deka udusezere ariko uzi yuko ino ndirimbo Godfather nta niyo afite cyane ubwo ntayo mfite nta kibazo ariko nta nubwo nimba ari makuru ufite ngo indirimbo iri muri 155 nuvuga ngo that's the biggest misinformation I've ever seen in my life. Okay, nta kibazo ufite misinformation, that's why we are here. We are here to meze indirimbo ni ya Kade ndabizi ko bari ya Kade. Director barayirangije bamuhereza kansoze kano kantu niba amakuru ava ku bantu ba hafi ba Kade bivugwa ko Kade yishyuye Element amafaranga yose nta dena mufitiye urimo kunyumva Kade arabuzwa n'iki gusora indirimbo Element arimo Gwahidi nayisohora niba yarishyuye kudavuga kuri niba yaramwishyuye kugata kumvikana erega kadarumvikana na era rumvikana ikibazo era ahamagara kadakabi ikibazo era ikibazo niba yarishyuye indirimbo nta deni bafitiye Element ikibazo era afite nukumumenasa hano dusasa inzobe uvuze ko hano tubonye amakuru ko Kade yishyuye Element sibyo nta deni nabo barabizi Kade ararwana niki niba ari muri business nafata indirimbo umuhanzi yamuhaye Collabo yaramwishyuye nta cyamubaza afite n'abandi indirimbo y'abanyarwanda akajya kuvuga ngo indirimbo ngo ndayivamo ngo mumvanemo ngo kwera ko bankanze nicyo kibazo nicyo duteranyije ahanga right now no Element rero nasohoke sibyo ibintu ni bibiri aya mafaranga Element aremera gusubiza amafaranga bamuhaye kugira ngo ajye muri indirimbo niba bashaka kuyisohokamo kuki atabisanga ariko se kubera icyo arinda kuyisohokamo kandi muri gufata Element mukamugira ngo nase niyo ntashaka kumva none nta kintu ushaka kwivugaho nimba kuko byabaye iramutse ihari uretse gato iramutse ihari byaba binerenze n'iyi live habayeho menasi yo gukanga umuntu ngo bazamugirira nabi ibi ngibi twakora ubuvugizi umwana akarenganurwa atazanagonga ni nacyo tukiduteranyije aha right now ibyo rero ni ukuvuga ngo icyo ni ikindi bitandukanye n'iyi ndirimbo bahita badukorera agasho iyo ndirimbo bahita bayisohora isoke twirire sho banga indirimbo na menasi yakorewe umuntu Kade indirimbo ntuyifite shyira umuzigo hanze none turebe bazaje iyo kontra bazayijyane mu mategeko ariko ibyo avuga ngo muzamena sumuntu ibyo ntago birimo shyira umuzigo ibi ngibi rero reka nze nkubwire ko umuntu uri inyuma yo kundira bidasohoka uvuga ati ni Element nareke gukina abantu Element aravuga ati mu amafaranga munsigayemo Element yagiye mu ndirimbo akora audio amaze gukora audio ajya muri video ngo ntagashaka isohoka ku munota wallahi Element baravuga ati wa logic kandi ibintu uzabimbwira nyuma Element baravuga ati mu amafaranga yanjye indirimbo yanyisohoka nareke gukina abantu uduhaye abantu babiri bakwandikira ko Element ari indirimbo mu ndirimbo na The Band kuko bazi ko mu isura yabo bazagaragara nk'injiji zabaye mu mateka y'u Rwanda iyi ndirimbo amafaranga naboneka akishyurwa Element indirimbo izasohoka atarasohoka umva nkubwire ukuntu ibintu bihagaze ikibazo umusa iyi game uyizi ntabwo uyizi my friend Deka ntongere kumbaza icyo
ikibazo urabizi ko nyizi cyangwa ntayizi ntimubizi neza uzi ukuntu byatangiye babaranye nkubaza akabazo kanyuma mu gitondo ino ndirimbo isotse iriho Kade iriho na The Ben bonyine wakomeza wabyemera ukabihagarara ukabwira abantu ngo habaye ikibazo cy'amarangamutima ngo yafidinga abanyarwanda turimo ariko nawe turi kuvuga ukuntu ibintu bimeze kandi abizi neza ko bizi wibica ku ruhande niba uretse gato twumvikana ikintu kimwe reka njyewe ndagiye reka nkomeze mbakurikire ntabwo ibintu byo kujya muzana amarangamutima niba ari business ni business niba ari kugenda reka dusoze ibi bintu rero niyo mushaka kubaka mukavana ibintu mu bantu amarangamutima navemo niba hari contract bitaragenze neza uyu mwana yishyuye muri cyo kuzana ibintu amarangamutima nkubwire rero ukuntu ibintu bimeze tujye tubisubiremo n'aka kanya element nta bihuye na contract bamuzanye ku busa umva se nyine byumve neza niba ari contract kuki batamwishyuraga bari batamwishyura naje kubaregesha contract niba bataruzusha nabo bajya kumugeregesha contract rero bareka kuvuga ngo ntisohoka kumugongesha contract n'ubundi yuko kandi mukanya maze kubyemera ko yasinye nk'umuproducer ubu urakoze cyane aho ngaho rero uretse gato element ntabwo ari ikigoryi niba yarasinye producer bakaba bari kumusaba ibyo atakoresheje ibitari mu masezerano nareka indirimbo isohoke hanyuma none niba shaka kumwataka yitabaza inzego z'ubutabera niko bimeze cyangwa atwereke ko yarenganijwe ariko muzaga mukatubwira ibintu mubigejeje ibaze ko ibintu murimo muravuga ibintu murimo muravuga atari byo ntanabwo ibyo twakabaye kuvuga akaba ari niyo mpamvu ukuntu ibintu bigiye kugenda uranyica uko niko kuri uyu muziki tuzawubaka dukoresheje ukuri apana amarangamutima ukuntu ibintu bigiye kugenda kuko uzanye twamaze kukirenga hirya no hino ukuntu bigiye kugenda twakirenze element n'umukozi wa 155 element n'umukozi wa nuko nguko ibintu bigenze ngewe ngiye na ndababaye gatembere kugenda kadusoze sobanukiwe ngewe ndababaye kugira ngo ngewe asobanurire nuba ngo twamaze kumva ikindi gitekerezo nyine afite igitekerezo so gahunda ukuntu imeze nuko nguko turabizi neza twese n'ibitekerezo bya abagiye bandikira abandi wabyumvishije ukuri dufite mpagazeho 100% nuko hari agakundi kababajwe no kumva aya makuru yuko element yakoranye indirimbo n'abasore badahuza forget about money si ibyo amafaranga si iki yakoranye n'indirimbo n'abanzi bacu ba mbere ari nabyo bamubwiye ati ntasubira gukora indirimbo The Ben ati ibeshye n'indirimbo isohoka yanze harimo amajwi yawe ngo uzabure ibyo tuzagukorera ngibyo twakorera The Ben tuzabikuma inshuro zingahe mafia style ngo bashaka gukora agakundi gashaka kwigira abantu batutazi ibyo sinzi icyo bakeka kari icyo gusa ngiye uko mbizi ninjiji nuko nko bihagaze gateso ariko se mfite ikibazo ko dufite umuproducer mwiza ele none kubera ibyo bintu by'amabifu agomba kuzajya gukorerayo kugira mana ino ndirimbo mw'abantu mwebwe mutarayumva ndayiba nimbabwira ngo ni nziza pe ni nziza ku rwego rwo hejuru nawe wibaze wabonye kuri post yiwe ariko reka nze ngende kureba kuri account mbere yo kugenda nugenda iriya ndirimbo iracyariho iriya flyer iracyariho byose iracyariho ni irihe jambo wabwira Kevin Kade right now njyewe Kevin Kade niyihangane atuze gusa ikintu mwisabiye Kade indirimbo nidasohoka nkuko mwayikoze muri batatu ele akavamo ngo uyisore na The Ben bumuntu w'umugabo niba unanahombye n'ubundi bwo ufite nuko hano muri game niko bigenda umuntu arahomba akihangana cyangwa se akanunguka iyo ndirimbo uzayihorere pe nimukenera kuyisohora muzayisore mwese muri batatu nkuko twabibonye ibyo bintu ni wihangane ntubyiteho indirimbo nidasohoka muri batatu niba ari n'amafaranga ukayabura uzabwira abantu bazagufasha reka tubyite wenda kari ikibazo cyo kwishyura da niba ari ikibazo cy'amafaranga Kade uziranye n'abantu benshi itwerereze hasi hejuru ntari biyo niba ikibazo cy'amafaranga iyo ndirimbo yishyurwe ariko yabura kugira ngo iyo ndirimbo isohoke ako bakabeshisha bisohoke niba ari ikibazo cy'amafaranga ikindi kintu cya nyuma wabwira element ni igiki elewe ni umunyakuri n'ubundi yagiye kujya gukora iyo ndirimbo ele azi gusoma ere azi ubwenge ere kwanza ubu ngubu nawe ndabizi neza ko ari mu ntambara kuba ubu none hari ele uri hejuru abantu bose bari kumva yuko ari ele uri hejuru nabyo ndabizi neza ko nawe ari ikibazo kitamworoheye ariko ere
shyira mu kuri rwose wagiye gukora indirimbo hanze amasezerano warayasomye iyo uzi neza yuko amasezerano akugonga ntabwo ari kujya guhemuka nawe guhemukire 155 kandi ari abantu mukorana bya hafi muhorana ari umuryango wawe ariko niba nta tegeko na rimwe wagonze ukaba warakoze indirimbo nk'umutima wawe mwiza nk'umuhanzi ushaka kugira ngo nyine ibihangano byawe abantu babimenye banabikunde nta muntu wiyera sinzi ukuntu biri bugende uko baguteramo ubwoba kose uko byagenda kose nushaka uzabivuga cyangwa se ubibwira abantu bawe ba hafi ariko iyo ndirimbo uba umuntu w'umugabo isohoke niba sinzi icyo kibazo kizavamo hagati ibyo bintu ntabwo ugomba kuba birimo kabisa uri umuproducer uri umuhanzi wemerewe kurimbana n'ushaka wemerewe gukorera indirimbo ushaka sibyo aciye muri 155 kandi akaba arimo iyo logo yanyu iyo jingo yanyu kubera ko rimwe mwayimukoreye ariko uri umuhanzi mani ugomba gukorana na Brice indirimbo ugakorana na Ben indirimbo ugakorana na collab kubera yuko ni wowe dufite none se niba tugufite kuki abantu bamwe bashaka kugira uwabo bonyine urakoze cyane Gate thank you for your contribution tonight thank you ubwo abanyarwanda mwamaze kubyumva ibyabaye byose uko niko